umbera nkubwira wowe nta n'uburenganzira ufite bwo kumbaza ngo ngende iki hano right mbere ya byose reka maze kubaza manzi ndebe hano ntabwo ndivugana n'igiti ndeba hano kira gipangu usize urangaje hari uri kujya kugaragaze ko hano ari heza umwanda urimo ibiki ni iki kintu ushaka kwerekana hano ushaka kwagera muri mize kubyo abantu bose baza kureba kira kintu utaye hari ubu nkubwiye ngo subirayo ugende ugitore naba nkubakutse wagiye wiyubaha ako uri umusazi waba wayobye urugo cyangwa uri umusazi nginde umusazi uri kuvuga nta soni we nundi munsi we habaye oya uriya mukobwa ni uwahehe uyu mukobwa ni uwahehe uzanye mu habaye iki se iri shyano ntabwo rakuringize urugo rwanjye urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye ni mu ntonganya gusa ni mu muriro. Nitwa Fandedani ndi umupolisi w'igihugu cy'u Rwanda. Ibyaha bigenda byiyongera umunsi ku wundi, ariko natwe ntituryamye. Ngiye gukoresha ububasha bwose mpabwa n'amategeko. Buri munyabyaha wese aryozwa ibyaha byose yakoze. Urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye ni mu ntonganya gusa ni mu muriro. Urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye ni mu ntonganya gusa. Ji ese ji kandi mama ji ntabwo heruka mu kabati ntiwarebye nta kintu gisigayemo nta kintu ngo iki ariko ruvuye nyagupfa we utekereza ko ari we babyaye ngo nkurere ikarito ya ji nazanye ejo bundi zashize ejo bundi se agiye gushira ibyumweru bingahe ngo ni ejo bundi ariko mama queen naruha izi ndazanye ntabwo nzazishobora kandi ikindi rega mabuja wibuke ko urabona kuva twagera muri uru rugo nyine hano hantu nta nzoga zihaba ubwo rero nsanzwe tugize inyota tunywa ayo maje nyine kandi nawe hano ugira abashyitsi urabizi ugira abashyitsi wagira ngo ni akabari bose baza wanyumviye urabona uyu mukozi nzamushobora nshinguke imbere vanga we queen wewe ufite ibibazo ngajya njya kuri butike uzane ji ya mango yewe yayihoreye nayihorere shasha duravana nta kintu ufashe nayihorere regana navuye mu rugo bino bintu rero byo kugura kamwe biranahendesha ibazi karito we ngo mu cyumweru ngo ngaho ndebera mu gihe nta kintu baba bakoze icyo bashyize imbere n'inda bazakwirukansa aba bakoze njye se barababyeyi ngo mbarere baje gukora nta ikintu mpfana nabo ni ukunkora nkabahembe ibintu byo kunsakurisha kurya ibyo nazanye byose noneho baranambwe hareretse kumbwira ngo uri se ko nta bantu ugira ngo babirye ngo ubigira ngo bizaborera aha ngahibaze we ni nacyo kintu cyatumye mbapfukamisha hariya ngo ko nta bantu ugira ngo babirye ngo ubugira ngo bizapfira aha ngaha ngo ntiwavuze ko ntacyo tuzaburira muri uru rugo gusa uwo mukozi wamushobora musubiranya gutya vizavi udashobora kubahana nyirabuja nagiye kubapfukamisha hariya numva mfite umujinya babanza muri sukari ntabwo ushaka kubyumva nanjye mfite umukozi aragenda akajya kuri ibintu nkavuganiye baba none reba n'aba ngaba nabyo nirinde habara wazanye reka ndagusobanurira nabyo nirinde habara wazanye mu rugo tuze ndagusobanurira abantu urasobanura isi kubera cyane mu rugo amariki umva fofo niko jojo wari mu biki
ndi mu biki muziki nduru guteza hano nduru nyabaki inde uteza induru mama reka nkubwize ukuri reka nkubwize sibyo umbabarire nawe ntunzamura isukari uranzi neza 100% right sinjya nkorana n'umwanda sinjya nkorana n'agasuzuguro iyo umuntu anyubashye ndamwubaha yansuzugura nanjye nkamusuzugura who am I njye ndi insina ngufi nta soni uzi ukuntu icyaha gipanga reba ukuntu sita kirangaye uri kubibona reba biriya bintu sita taye hariya njyewe ndinde gukubana n'umwanda bene karakanye njyewe ndakubaza ntabwo ujya wishima ntabwo nishira ku mwana ubuze aka kanya ugeze aha ngaha nuri umushyitsi ntuwihangana uyu mukobwa uri kubwira gutyo uramuzi excuse me mama reka mbanze kubwire reka mbacobuje induru mu rugo rwa musaza wawe uretse gatoma nyine menya ko ari urwa musaza wanjye musaza wanjye wawe ariko ntabwo ushinzwe kuzana induru mu rugo rwe nizo gushobora abanyabusanze umva mbanze kubwire mu rugo rwa musaza wanjye I'm gonna change everything uranyumva n'iziranda zose zirwa zinjira hano zigomba kumenya ko njyewe nka mushikiwe naje kandi nahageze kano kavuyo kose karimo hano ndagacura bibona ntabwo nzi bibaye umunsi wa mbere ese bishoboka bite uraniga ikintu wa hehe ahubwo kabi nk'akaraga karenge kansuzugure mu rugo rwanjye nta n'isoni nuwahehe nyine bigenze bite ko nsanze muri gutegura nahabaye ntabwo ubonye ukuntu yantuheje ngize amaheru ndabona yagutoje ko nuwahehe nta mukobwa wewe tuza unsoma muri bigenze bite ako Derek ugaruye yangeso yawe y'abagore kuza ubantura hejuru nkaho nta gaciro cyangwa nta n'ikintu na kimwe mumaze muri uru rugo uriya shyano ibigo ntabwo ndibuze kubyihanganira Derek nihanganiye nambe na Aisha we yaritoka ntiyigeze atinyuka n'umunsi wa rimwe n'umunsi arimwe no kunkozaho n'urutoki none inshinzi y'agakara kakobwa kari menya kananuka simbizi kifate njye kansuzugure mu rugo rwanjye kameneho amazi FOFO mbabarira utuza mubwire habaye kutamenya ku mpande zombi nanjye ubwanyu mbabarire ntabwo nigeze ngusobanurira uriya ni mushiki wanjye kuki mbashate reka ndeke izi byizigiro zabyutse zishingira zintera umwaka umwihe resitori mbasi kwinagiye kuza yehe kagiriho kwinagiye kuza sinzi umuntu wagiye naramuhishe ko ngiye kurongorwa narabimuhishe nkumbaza ukuntu amakuru agenda ejo bundi yarampamagara ngo ma ngo ibintu numvise ngo ugiye kurongorwa nibyo ndabona se bitwaye iki ko wantaye nkagushaka nkakura ngiye gutekereza ko nzapfira mu nzu ndi jyenyine arambwira ati mba rero mama izo gahunda zawe sinzi ishyigikiye ngiye kuza ahubwo shaka ibyangombwa nzaza ngutwara niba azanyubahira umugabo niba azamusuzugura niba azanjyana nkamujyana ngewe simbizi gusa ntabwo nzasiga purasi ndamukunda pe ntabwo wamusiga pe use biragenda ute nose no kujya kwibera muri Amerika nabyo ko numva ari byiza ahubwo se kuki utabibwira Prince ngo mwigireyo nyine kwini niwe uzadushakira ibyangombwa aduhe prise en charge adushakire mbese tugende tugiye nko kumusura ariko sinzi ko azemera ko tujyana n'umugabo bimubwire bimubwire ugira ngo ibintu byo gushaka umugabo kwanjye yarabishyigikiye mba ntawe yanteye utwatsi n'abana bose nta mwana upfa gushyigikira nyina agashaka ko se waragira ngo sazire mu nzu ndi jyenyine abana sibyo barabibona buriya rero kwini twagiranye ibibazo ajya no gutoroka akagenda twari dupfuye umugabo wanjye arambwira ati ibyo bintu byo mama warambabaje ndakubabarira ariko noneho urashaje reka iby'abagabo reka kwirukanka mu bintu by'abagabo niko jojo waciye bugufi uwo wita indahiro munsi ntabwo nshaka kumenya uriya n'umugore musaza wawe uriya n'umugore musaza wawe mwubahe ahubwo umugime gusanga basi ariko rero umva rero mubwire wenge menya ko ari umugore we okay nari kugerageza nkoroshyamo somehow ariko niyo yaba ari umwana nabyaye nakuye mu nda yanjye sinshobora kubana n'umunyarwanda bene karakagera ikindi cya kabiri ngiye musaba imbabazi Jojo uziko wanyibagiwe mama Jojo wagabanyije amahane koko wagabanyije amahane
gira umusayi imbabazi gira vuba aka kanya gira vuba kandi mbabarira tutaza gushwanira hano mbabarira ngusabye imbabazi uranzi kandi nawe ndakwiziriwe narakwibyariye mbabarira rero niba uzi neza rero ntumbwire gusaba imbabazi njyewe Jojo n'ubushongore n'ubukaka mpagaze nkajya gusaba imbabazi ubuse kuzi ikintu cyatuzanye hano kuzi ko waje urwaye kandi umusaza ugiye kukwitaho kukuvuza none ugiye guteza induru mu rugo rw'abandi umugore arabyumva murabana muti ubu se ari njyewe nuriya uri kwita ngo ni umugore we ariko ntabwo tumuzi ko icyo utamuzanye ngo amutwereke ntabwo tumuzi ariko tegereza musaza wagira ikintu ari buvuge yenda ari kubwira mama natuje sibyo natuje wenda iyo menya ko ari umugore we ari kugerageza nkagabanyaho gake ariko nimba ari n'umugore we ibyo nubwiye ko yashatse nabi pe nta kintu afite nta mugore afite ntabwo ngiye nabana n'umunyarwanda kuriya uranzi neza mbabarira uce bugufi umusayi imbabazi njyewe mbabarira nyubaha jyewe mbabarira icyo nkubwira wibagire sinshobora njyewe Jojo kujya gusaba imbabazi n'undi munsi ariko nakagomba n'umwana yanjye uyu mukobwa ko afite amahane menshi ndabigenza neza mukurikira nawe urumva ko nari nakubwiye ko next week bazaza byabaye ngombwa ko rero baza abantu hanyuma sinebe na mushike akoze mu gasuzuguro kangana iki ndinjiye nivire mu isoko urukumva mfite ibintu byinshi ndi kuri telefone akamverope kanjye k'ibintu karata ntafite ukuntu ndi bugatora ndabizi urababaye nishinze yangize mbwira inyigisho ukuntu ninjira mu rugo rwanjye basi nsabye imbabazi kubwira insubirisha inyuma ngo njye gufunga igipangu iwanjye mu rugo ubwo akoze mu gasuzuguro kangana iki basi ndaza kumuganiriza ntabwo azuriwe hano nta nubwo ku buryo agenda mu nzira abantu bose bamuta akabasuzugura uko niko bamurize ni ikibazo ariko ndaza kubikemura ihangane mbabarira basi ushashe ihangane mbabarira ndaza kumubwira gusaba imbabazi kandi nanjye mbabarira ntabona neza mbikubwira before sorry uguma kurakara nzamurira isukari kandi reka njye kwihindura n'umwe niba ufite irungu tugomba kubana muri Amerika Imana yampaye umugisha mfite ibintu nta kintu uzamburana nanjye kandi sinzasiga prince wanjye ntabwo byakunda ahubwo uzi icyiza uri byiza ni ukuri mubwize ukuri mubwire uti mfite umugabo amakuru yafite kurusha uko nyazi ariko tugiye gusubira muri za sasa ndamubwira ntumufite noneho umwana wanjye ni umugabo arakuze ni umuntu ufite ubwenge ukora utari nka zangegera twari dupfuye akitwa Saviye nari mfite niko kamuteye inda ahita turongera n'umujinya mwinshi ndamwirukana aragenda ndanamubura ibaze ko nagiye no muri Amerika nkamushakisha nkamubura yaranyihishe imyaka yose ishize naramubuze ejo ngiye kumva numva arampamagaye nkumbazi n'ahantu yakuye nimero yanjye nagiye kumva numva arampamagaye numvaga Queen wanjye yarapfuye arambwira ati ibyo urimo byose ndabizi kandi ngiye kugaruka mana ibyiza mubwiza ukuri ngiye niko mbibona mubwiza ukuri umubwira uti mfite umugabo kandi ndamukunda ndamwubaha twamaze gufata icyemezo yuko tugomba kugira ute kubana kamaze nkubaze shaka nawe ubona shaje ku buryo nagwa mu nzu yagiye nyine se oya mama Queen ntago shaje ariko ntawe no kiyita mu nazumva hari umumama w'inshuti yanjye yabwiye umugabo aravuga ngo wasinze nkobazinyo ngo ubundi we baranuka urumva shanuva ndaho ariko abantu bubu rero ntago bajya bifuza ikintu cyiza cyagera ku muntu sharika nkubwira inshuti yanjye umwanzi arakaba mu nzu ya wenyine uzi ukuntu prince amaje kwinjira mu buzima bwanjye mbarumva nuzuye noneho ntaregeje ariko noneho niba umuntu ari kukureba mu maso we na Kesi yaba hari ikintu kindi cyabahuzaga apati yo kuba mwarabanaga mu nzu no njyewe kwanza noneho njyewe Kesi namumenye ari kugeze muri ino nzu kuko naje nka mushiki wanjye uwo musore wahoze uvuga bamwita Rich anyway niwe waducumbikiye rero n'ino nzu niye so rero
yahoze akundana n'umukobwa ngo ni Kesi. Ntabwo wenda biba nuko wenda adahari ariko bibaye ngombwa niwe mwabaza amakuru ko niwe wabaha amakuru yuzuye naho twebwe turabacumbitse muri iyo nzu. ariko urumva ko ntabwo njye nabasha gusobanukirwa neza impamvu nyamukuru yatumye abacumbikira. Urumva ko hagati yawe na Rich kandi magambo makeya mushiki wanjye. Okay, uwo musore wahoze uvuga yahoze akundana n'abakobwa bombi ari mushiki wanjye n'ungo wahuze. So rero haza kubamo gushwana hagati yabo. Uwo mukobwa aza kuburaho gatoya, uwo ngo wabuze aza kuburaho gatoya. Ntekereje neza ndumva baravuze yuko yari ari Burundi. Abona warahindutse wasubiye ibwana mbese wabaye nk'umuntu. Wumvise imitoma y'umugabo witwa Prince Rihari nawe warara ufite itama wagira ngo mwaninde cyangwa uronka. Twagira ngo mwakigozi abana barambwira ariko se mama Queen uriya mugabo wawe aguha ibiki kusiga usa neza kubyibushye itama n'itama reka umva nahise mbona ko mufite ibintu mu mfasha. Ngiye kumushaka toke byembye kizameneka nakwe nta kintu yavuga imbere mushaka ariko iyo ushaka ibintu bice mu mucyo ushaka uburyo umubwiza ukuri yicara ababizi ubundi ni ya kwigira ukundi kuntu ariko wowe ku mutima wawe mama kwiwere. Ikibazo cya Queen ashinja ngo ko nkunda abagabo. Kandi uzi ko buriya n'umuntu ukunda abagabo n'umuntu nawe ukunda abagabo uzi ko bigeraho byanga byakunda agahitamo umuntu ashaka. Mba njyewe nigeze gusoma kuri internet mbona ibyiza byo gukora imibonano mpuzabitsina. Ndavuga nti ngiye rwose mama Queen ntabwo nzabona ariko mva nzanywa umuti. Bakora amafaranga yanjye ngenda mbaha bakaza naho ibindi byose n'amagambo. Ubwo rero rero umushiki wanjye yaje gukora impanuka atakaza memories. Niyo mpamvu ari ahangaha kugira ngo turebe yuko izo memories twazikabura. Mukoza hano rero ahurira n'umukobwa wabuze ngo ni Kesi. Kuri kumva rero nako niko mbitekereza. Ndatekereza yuko kuba barahuriye muri restoration uwo mukobwa yareketse yuko aje kumutwara umugabo we cyangwa se umushiki wiwe. Biba ngombwa yuko ajya sinabyita gutoroka. Biba ngombwa yuko yagenda nta nteguza atatumenyesheje. So mu magambo make rero ndumva aricyo mbizo nta kindi avande. None se ndakeka we na Rich ushobora kuba mwarabiganiriyeho. Ikintu twavuganye ni kimwe no kwibaza nimba aho nk'uko turimo turibaza natwe aho yaba yaragiye akaducanga n'ukuri kw'Imana. Ntabwo numva nanjye ubwanjye ntabwo nimvisha impamvu umukobwa yakwifata akava mu rugo gutyo gusa ntabwo mbyumva. None se musore amakuru umaye waba uri sure ko ariyo koko? Afande, I'm serious ntabwo nakubeshya mu bintu noneho by'amafuti. Ntabwo ingeso nyizwe. Ikindi ukeneye n'ibimenyetso hari inyandiko zo kwa muganga rwose nazikwereka nta kibazo. Sure? Mushiki wanjye yahuye n'impanuka nizo byamutakaje memories n'izandiko zahari pe. Okay. Ubwo igihe icyo ari cyo cyose muzahamagarwa uzana na mushiki wawe then ibyo muzasabwa byose ndakeka muzabizana. Nta kibazo rwose. Kandi amakuru maye nizere ko ariyo kuko icyo gihe ushobora kuzabisubiramo ubusangije nabyo numva ntabwo byaba ari sawa. Nta kibazo rwose. Sawa urakoze. Kazi keza. Koze bibirirwa baba ngo nkunda abagabo bo ni babakunda bakunda se ninde yazantewe mwese ntimubakunda. Nta muntu wanga umugabo
mba prince wanjye none ariko cyane ntongeye gufatira dusezerane dukore mariage ubundi mbazibisha umunwa mbafungisha umunwa ubundi nzongera kumva umuntu uvuga ngo kose babumva prince bimeze bite prince ni umuhungu mwiza byonyine niyo nta kintu yaba ashoboye mu buriri ariko nibura arakuganiriza neza akakubwira imitoma ngo nzakurinda jido ngo hate nido jaho kumva ni byiza ibi byonyine akashima akamasa mbese naratinze kugusura makuru yose ubufite gusa njya ndatira abagabo banjye abagore bakantera agapapo ariko we ndakwizeye ariko noneho prince ndamukunda ntushobora kubyumva umuntu wantera agapapo agatwara prince nawe nyine jya umuzirika niho bazirika abagabo namutse yanyigisha imico mibi nzamuhata urukundo ubundi inzara nziza ni urukundo umugabo ukamwubaha ku buryo nta wundi mugore ukora uko ushoboye hanze aha rero ntabwo uzi uko bimeze bayashaka prince arankunda by'ukuri nabanje kugira ngo prince ankurikiyeho amafaranga ntunze wenda yaje kuyarya nk'uko n'abandi bayandiye ariko naje gusanga prince ari urukundo ngo ntarambaza ngo konti yangiriho amafaranga angahe ntarambaza ngo ntunze ibiki reka uw'abandi arambwira ati nzakurinda nido nzakurinda jido ngo hate nido shama makwi urebyeho rero hano ndavuga ngo urebe ngusuhuze dore ko nayo nanagukumbuye hajya ariko hajya kuki wavuye impaka ntunzanira impano ese ugira ngo ibaze we ako turacyari inshuti nka kera nawe no kuri inshuti pe genda cyangwa rero buriya shano ukuri urakoze reka nanjye ndebe mu gikoro shase barabungu ntibagiye kuzandikisha inzara wa mwana w'umukobwa we ubu ndatetse ndebye nasanga bishiririye bituramye hariya nk'imitubu mana yanjye uko uzashaka icyemezo reka amabwire rubiyo kingura ku irembo urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye ni mu ntonganya